iyi si dutuye. Iyi si dutuye iyobowe bitandukanye n'ibyo twebwe dutekereza cyangwa se n'ibyo ubwonko bwacu butekereza. Hari imiryango myinshi y'umwijima igera kuri 11 iyoboye iyi si dutuye. Iyi miryango niyo yihishe inyuma y'ibyo twebwe tubona. Akenshi tubitwerera abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma zitandukanye, nyamara uzasanga akenshi barengana. Mu miryango nakubwiye 11 y'umwijima iyoboye isi, harimo umuryango nigeze kwitsaho witwa Les Jesuites. Kuri bo ubumenyi ni intwaro simusiga yo gutegeka isi. Bakora ibishoboka byose ngo bamenyane n'incurabwenge zibanga, maze bakorane nazo mu gutegeka isi. Nizere ko noneho umugambi wacu usohoye. Uribuka ikiganiro kivuga ku miryango 11 y'umwijima iyoboye isi nakugejejeho hano kuri Trustworthy Studio. Nasoje ngusezeranya ko nzasobanura buri muryango ukwawo. Noneho reka nsohoze isezerano. Mbere yo kuvuga nshizamanga ngo naturi bya Les Jesuites, reka manze nshimire mfashe igihe Seti watwandikiye atwibutsa ko uyu mwenda w'ibi biganiro gihari. Nshimire kandi Uwayo Grace ku gitabo cy'ubucurabwenge yaduhaye cyavuyemo amwe mu makuru y'ibanga twifashishije mu gutegura iki kiganiro. Nyemerera rero ndambure igitabo cyitwa Illuminati Unmasked Everything You Want to Know About New World Orders. Iki ni igitabo cyanditswe mu mwaka wa 2015 cyandikwa na John Swish. Ngenekereje mu Kinyarwanda ni igitabo cyitwa Illuminati ivuguruye. Icyo ukeneye kumenya cyose ku isi n'amabwiriza y'isi nshya cyangwa se isi ivuguruye. Iki gitabo kibanda ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu kugira isi ivuguruye cyangwa se isi nshyashya. Byose bikorwa n'ingabo za Yezu zitwa Les Jesuites. Byumve neza, i Roma hari ingabo z'umutwe wa gisirikare cyangwa se hari umutwe wa gisirikare w'intyoza cyane. Abangaba barinda ubusugire bwa Kiliziya Gatolika. Rero uwo mutwe w'ingabo witiriwe ingabo za Yezu bawita Les Jesuites. Mu mwaka wa 2013 Papa Benedicto wa 16 yatuye ko atagishoboye guheka umuzigo w'intama z'Imana, maze inshingano zo kuyobora Kiliziya Gatolika azirambika hasi. Atangaza ko yeguye. Ni dosiye ndende cyane, nshobora kuzayigarukaho mu bindi biganiro byacu. Harimo kunyereza amafaranga muri banki ya Vatikani, harimo ibibazo by'ubujura, uburiganya, ndetse ku cyicaro gikuru harimo n'ibindi bibazo bijyanye n'ubusambanyi, ubutinganyi, ndetse no kwiguzaho imitungo muri bamwe mu bakaridinari ndetse n'abihaye Imana. Ibyo byose bikaba byarabereye i Vatikani. Ni birebire nze babwira mu bindi biganiro, muzangaye guhera. Uyu rero yari yanimitswe ku bwiganze bw'amajwi mu mwaka wa 2005, ariko nyuma y'imyaka 8 gusa aza kunanirwa, ndetse n'ibyo bibazo by'ingutu yari amaze kubona yuko adashoboye guhangana nabyo, arambika inkoni y'igishumba arayirekura. Umuryango w'abajesuite rero wiyemeje kuzahura Kiliziya nta bundi bufasha cyangwa se abandi bafatanyabikorwa abari bo bose, ahubwo ubwabo nk'ingabo za Yezu bakabyikorera. Turi Vatikani mu rugo kwa Papa, ingoro yubashywe cyane ku isi. Mu byaje rero ari ibitekerezo bya mbere ko ari ukukora impinduramatwara ku muntu ugomba kuyobora cyangwa se kwambara ingofero ya gishumba cyangwa se ingofero ya Papa, akaba agomba kuba ari umwirabura. Aho ngaho turi mu nama y'abajesuite. Ku ikubitiro umutwe w'abajesuite wapanze cyangwa se washyizeho ko hajyeho Papa w'umwirabura kandi ukomoka muri Afurika. Byari kuba biciye agahigo mu mateka. Icyo gihe abajesuite 225 cyangwa se 225 bakomeye kurusha abandi bateraniye mu Bufaransa igitaraganya, ni mu mujyi wa Rio. Inama yigaga ku izina ry'umupapa w'umwirabura ukomoka muri Afurika wagombaga guhabwa inkoni ya gishumba muri Kiliziya Gatolika. Bagiye izina kurindi ku bakaridinari bose bakomoka muri Afurika, ariko ntibemeranya ku izina runaka kubwo gukemanga ubushobozi bwa buri umwe. Ubusanzwe rero ntibyari byarigeze kubaho ko indwanyi z'abajesuite zitorwa mu Papa, ariko muri iyo nama byabaye ngombwa ko abajesuite ubwabo bishakamo ugomba kuba Papa mu gukemura ibibazo byari biri muri Kiliziya Gatolika.
Impamvu ni imwe, ni uko ibibazo byari biri muri Kiliziya Gatolika byasabaga indwanyi y'inyamahane kandi igategekesha inkoni y'icyuma. Kiliziya rero yari ifite umuyobozi wigisha impuhwe, imbabazi no gusenga ubudasiba bya Benedicto wa 16. Urumva we rero yari umuyobozi nyine, ntabwo yari umutegetsi. Ariko umuryango w'abajezuite cyangwa se umuryango w'abajezuite wasanze muri iyi nshuro badakeneye umuyobozi, ahubwo bakeneye umutegetsi by'umwihariko w'igitsure. Unyumve neza, umuryango w'abajezuite wasanze kuri iyi nshuro badakeneye umuyobozi, ahubwo Kiliziya ikeneye umutegetsi by'umwihariko w'igitsure uzategekesha inkoni y'icyuma, agasubiza Kiliziya ku murongo akoresheje amategeko. Muri iyo nama rero hatanzwe umujezuite w'indwanyi, umunyagitugu wanahise agirwa papa cyangwa se umuyobozi wa Kiliziya Gatolika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 kugeza uyu munsi nkoze iki kiganiro mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 2 2021. Amazina ye bwite ni George Mario Bergoglio. Uyu ni umujezuite wa mbere mu mateka uyoboye Kiliziya Gatolika, yahise ahabwa izina rya papa. Amazina ye bwite ni George Mario Bergoglio. Uyu ni umujezuite wa mbere mu mateka uyoboye Kiliziya, yahise anahabwa izina rya Papa Francis wa mbere. Yagiyeho ngo avuguruye Kiliziya nk'amwe mu mahame akomeye y'abajezuite, maze abacira agahigo ko kuba umujezuite wa mbere uyoboye Kiliziya. Ignace de Loyola washinze abajezuite mu kinyejana cya 15, nawe yashakaga amavugurura ubwo yashingaga uyu muryango w'abajezuite. Ivuka ry'abajezuite ryatewe nuko mu kinyejana cya 15 muri Kiliziya Gatolika hajemo ibice bikaze, maze Ignace de Loyola atangiza uyu mutwe wa gisirikare mu ibanga. Impamvu yari imwe, nuko ibibazo byari biri muri Kiliziya byatumye uyu muryango mugari w'abaprotestanti wiyomora ku bushake muri Kiliziya Gatolika. Nituvuga abaprotestanti bivuga abahakanyi. Dosiye yo kwiyomora nayo tuzayigarukaho mu bindi biganiro. Tuzavuga ku mategeko asaga 80 ya Martin Luther, wari umwe mu bapadiri berezwaga ubukaridinari muri Kiliziya. Ibi rero byatumye Ignace abona ko Kiliziya ishobora kuba nayo atari shyashya, maze akora uyu muryango w'abajezuite ngo uhangane mu buryo imbaraga zisanzwe, atari imbaraga z'umwuka cyangwa se imbaraga za roho, ahubwo imbaraga zo kuyoboresha inkoni y'icyuma. Mu mahame rero Ignace yazanye ashinga abajezuite ni uguhangana akoresheje imbaraga, agahangana n'umuntu wese wakongera kwigomeka kuri Kiliziya. Yashinzwe n'intumwa mu ijambo rye, niko we yivugiraga ati iyi Kiliziya yacu yashinzwe n'intumwa, so ngomba guhangana n'umuntu uwo ari we wese ushaka kongera kwigomeka kuri Kiliziya. Ikindi ni ugukuraho kujenjeka kwa Kiliziya mu gufata ibyemezo. Narashi Martin yari umukozi wa Vatican mbere yuko ajya mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse yari n'umupadiri. Yabaye umujezuite kuva ari umwana kugeza agiye mu zabukuru. Ni umujezuite wuzuye. Ubwe yaragize ati, ubwanjye ndi Vatican nabonye icyicaro cya shitani, kandi nabibonye muri bazilika ya Mutagatifu Petero. Avuga ibi ngibi yavuze ngo nigeze kubona noneho habaho n'umuhango witwa kwambikwa ikamba, ngo icyo gihe Luciferi cyangwa se shitani yambikiwe ikamba i Vatican, ngo muhango uraba ndetse unaranarangira. Hagati y'igihumbi 1963 ndetse n'igihumbi 1978 Kiliziya Gatolika yayoborwaga n'umutaliyani Giovanni Battista. Ariko nyemerera mbisubiremo, hagati y'igihumbi 1963 n'igihumbi 1978 Kiliziya Gatolika yayoborwaga n'umutaliyani Giovanni Battista Arica Antonio. Uyu nguyu yahawe izina rya Papa Paul wa gatandatu. Ku butegetsi bw'uyu mupapa rero ngo niho hacanwe umwotsi w'umukara winjizwa muri Kiliziya uzengurutswa ritari. Ngo yabikoze hashize icyumweru kimwe gusa atorewe kuba papa. Ngo kandi ibi byari ikimenyetso cy'imbaraga z'umwijima zinjiye muri Kiliziya Gatolika. Ati mu buryo bweruye Kiliziya yari imaze
kumvikana cyangwa se kumurikirwa imbaraga za sekibi n'ubutware bw'umwijima. Uyu mupadiri wahoze akora imirimo i Vatikani mbere yo kujya mu zabukuru yabishimangiye mu gitabo cye yise Decret de Sonsa, avuga ku butegetsi bwa Paul wa gatandatu wayoboye kiliziya. Kuva icyo gihe rero ngo kiliziya yatangiye guhura n'ibizazane byo kubona abapadiri bafata abana ku ngufu no guhohotera abana, kandi ngo byaramenyekanaga bakabacira cyangwa se bakabahishira, ubundi abandi bagacikishwa bagakingirwa ikibaba ndetse n'ibindi. Ati byari ikimenyetso cya marayika wari umanuwe mu ijuru ajya ikuzimu. Reka ngiwe mbanze nisubirira inyuma gatoya kuri cya kibazo cy'ubusambanyi no gufata ku ngufu abana bikozwe n'abapadiri. Mwibuke yuko ari kimwe mu bintu byatumye Benedicto wa 16 ashyira inkoni ya gishumba hasi agasezera ingoro y'icyubahiro ku isi. Sasa rero reka twinjire muri ya nama nakubwiye yakozwe n'abajesuite i Lyon mu Bufaransa. Bashaka guhasimbura Benedicto wa 16. Baje gusanga rero uyu muryango utakwemeza ko ibibazo by'ingutu biri muri kiliziya gatolika byakemurwa n'umwirabura. Basanga ahubwo amavugurura ahambaye agomba gukorwa n'umujesuite. Les jésuites cyangwa se les jésuites nabo biyumva koko nk'abasirikare n'ibikorwa byabo babikora vuba vuba gikomando. Muri bo niho habarizwa Bergoglio wahawe izina rya Papa Francis wa mbere uyobora kiliziya gatolika uyu munsi, indwanyi n'umuyobozi w'impinduramatwara w'umujesuite. Ntabwo kuri we akeneye icyubahiro cyinshi kugira ngo ahindure ibintu, oya, ahubwo we akeneye igitinyiro gusa. Ntabwo Bergoglio akeneye amasengesho menshi, ndakuramutsa Mariya ndetse na rozari kugira ngo kiliziya ijye ku murongo, oya pe, ahubwo akeneye amategeko n'ibihano bikarishye no gukubitisha ikiboko. Ubu tuvugana hari abakaridinari benshi ndetse n'abapadiri bafunze bazira kunyereza umutungo, gufata ku ngufu, kwigomeka n'ibindi byaha byinshi. Bose bafunzwe n'ubutegetsi bwa kiliziya gatolika uyobowe n'umujesuite Papa Francis. Uzabisome nawe mu gitabo cyitwa La Pope et ses batailles. Ntabwo akeneye inama nyinshi kugira ngo afate icyemezo, oya pe, ahubwo we akeneye amakuru ahagije menshi kandi azanwe n'ubutasi bw'ubuhanga cyangwa se abatasi b'abahanga. Birumvikana benshi muri bo ni abajesuite. Akabyiniriro ni General Jesuite. Abamuzi neza bamubona nk'indwanyi ku rugerero, indwanyi ku rwego rwa general, yiyambariye ikanzu yera de y'umweru ndetse n'umusaraba mu gituza, ariko ni umusirikare mu bikorwa. Yitwa Patron de l'Église, General Jesuite Francis. Yayoboye umuryango w'abajesuite imyaka myinshi ubwo yari akiri umuyobozi wa Brenezer muri Argentine. Icyo gihe yari ari archiepiscope. Umurimo we rero wari ukuvugurura kiliziya kuva ari umujesuite mukuru. Uyu murimo n'ubu ngubu arimo kuwukomeza ari papa, yewe anawurangije yasezera nubwo bitategerejwe cyane yuko ashobora gusezera. Intego ye ya mbere ni amavugurura kuruta ubuyobozi. Nitubona umwanya nzabasobanurira uburyo yabanje gukora amavugurura muri banki ibitsa akayabo k'amafaranga ya kiliziya gatolika yitwa iya Vatikani. Nzabasobanurira byimbitse uko umupadiri akora amafaranga akajya muri iyo banki maze bene igifu bagapyeta. Mu bagerageje kupyeta benshi barafunzwe kandi bafunzwe n'uyu mujesuite. Nzabibasobanurira muhumure, wowe icyo ukora ni kimwe no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitazagucika. Binyuze ku mujesuite mukuru, umuryango w'indwanyi mpinduramatwara w'abajesuite ngo ufite gahunda yo kuzana ubutegetsi bwahawe izina rya Theocratie mondiale. Ugenekereje ngo ni ubutegetsi bw'Imana hano ku isi. Ubu nabwo ni ubundi buryo bwa New World Order ariko bushingiye ku bajesuite. Abajesuite rero ngo bafata izuba nk'umuherekeza wa Yezu, bafata isi n'indi mibumbe yose nk'amabanga Imana yabahaye n'umukoro ngo babigenzure, babivumbure kandi babigerageze. Bafite amabwiriza ahambaye yo kutimenyekanisha ngo babe ibirangirire ku isi.
nta bagore babamo, cyane cyane mu nzego zo hejuru. Kutamenyekana kwabo cyangwa se kutaba ibirangirire ni ibintu bitoje bakimenyereza kuva kera. Hari umuryango witwa aba Orsine, ni umuryango uvukamo abapapa benshi ndetse n'abakaridinari benshi mu Burayi. Abangaba cyangwa se uyu muryango nawe uratinyitse. Ni umuryango kuva mu kinyejana cya 16 wagiye uvamo abapapa benshi, ariko ukanga kwimenyekanisha kugira ngo impinduka bashaka zigerweho. Byanarimba bakamena n'amaraso. Peter Horst Seiko Borge ni umuholandi wahawe izina rya generali w'ingabo za Yezu, wahawe umuryango w'abajesuite kugeza yitabye Imana muri 2016. Uyu ni umwe mu bacurabitekerezo by'umwijima biganisha aho isi igomba kubiri, anariho we ubwe yashakaga. Niwe wategetse ubutegetsi bw'isi yose bwahawe izina rya 4e Empire cyangwa se 4th Empire. Ugenekereje ukuntu iyi miryango y'ibanga y'umwijima igenda ibara ubutegetsi bw'isi, ngo turi mu kiragano cya 4 cy'ubutegetsi cyangwa se 4e Empire cyangwa se 4th Empire, cyatangiye mbere gato yo kwinjira mu kinyejana cya 20. Ubutaha tuzakomereza ku muryango w'umwijima wa Freemasonry, muri ya miryango 11 y'umwijima iyoboye isi nakubwiye. Nitwa Sharon Niyo Muvunyi, gushimiye ko wahisemo neza kujya udukurikirana hano kuri Trustworthy Studio. Tuzahura ubutaha. Nkwibutse gukanda subscribe ni ingenzi. Kamanze nkubaze ngo mbese ukeneye umwanya wo kumenya ibibera kuri iyi si dutuye? Tekereza ko hari umuntu nibura umwe wo kwigirwaho? Ushimishwa no kubona icyizere cyo kuzabaho ubuzima bw'ejo kandi kirekire. Turi mu isi y'ubufatanye no guhitamo umujyanama mwiza utazagutenguha. Dore ishuri muri Europe, Aziya, Australia ndetse na Amerika. Inzira ni imwe, ni Trustworthy Studio. Your faith has saved you.